niko Brian ariko iki kumanuza ko njye umuntu ushaka undongora mbona ashaka kumemukira gute se pakugatekereza kume mu gihe undongore bro ariko Brian urinda wibweshaguza gutyo Junior yawe niyakurongora oya suka man ukangwiza kuri nakagamba nakonga kuzuko bra Junior nazana mure gute se shaka uzansambanya ariko Brian hari ubwo umuntu bavuze gusambanya ko bavuze kurongora ese kurongora nukuri oya nuko bitakunda nuko utabyemera wenda ariko umuha yawe uvuza da Junior ni shiti yanjye uburyo se umuha uwo musowageje wataho kubita kawusasanura amazi akayamena nago yabikora bra ntuzaye mu kirishiti yawe kirazira nese we wandongora vugisha rero turincu ahubwo we wandongora mbere yuko dukomeza ndagira ngo ubanze wibuke gukora subscribe niko komye ko please ngo ubundi yuhuye niki ubundi yuhuye n'umugabo yakwiyumvishemo nawe wamwiyumvira impamvu igihombo dufite twazaga umugabo akagura agacupa hano kwa Jaime yamara kukugura agacupa kwa Jaime akagushimisha mukagenda wamwiyumvishemo nawe yakwiyumvishemo niyo mpamvu muvuga ko kwandura sida bitabaho se niyo mpamvu tuvuga ko kwandura sida ari umwaka iyo umugabo wamukunze nawe yagukunze ntagupfa kwandura ariko komye ko please ubwo bishatse kuvuga ko sida nayibaho se sida iriho ariko kwandura sida ni umwaka kandi turyamana n'abantu benshi banduye kandi nanone kandi tugakorera komye ko please vaho nosobanura ukuntu utagomba kwandura sida wakigorgiwe je bitewe n'ukuntu niyizeye nango nshobora kwandura sida ariko komye ko please ubwo wizeye iki ku buryo ushobora kuvuga ko utagomba kwandura sida wakibura buryo aranyara umuntu nyara ntabwo yanduza byoroshye je nago nakwandura bisida bitewe n'amazi mfite iyo ufite amazi menshi nyara nka rubine ngo ntago wapfa kwandura iki ntabwo wapfa kwandura sida bari nk'umwaka niko komye ko please ubundi ko numva ikaritsiye mwayihaye hari ahantu hataba ubusambanyi n'ahantu hataba ubusambanyi ariko yino Rabamba yo irakabije pe umva komye ko please wewe washirire nk'ifi vono dusobanurira ahangaha koko haba hari indaya ahangaha ziba zihari nyinshi ko bisa kose ibiciro byananandutse ubu indaya ziri kugura ngahe imbere zaguraga ngahe ubu ngubu ni 5 bakagusagura ifege none se ubwo iyo mugiye kubomora mwibuka gukoresha Prudence no kumanuka Kizimbabwe ariko komye ko please ubwiye utinyuka kamanuka Kizimbabwe ubumva udakomba kwandura sida wakibura buryo sida ni umwaka niko yewe mukongo sida ni iki ni ingwara y'urukundo ariko komye ko please ku buryo wakoreraho ko kubizikiriho nase ubundi ko maze imyaka 10 nkoreraho ko ntayigwaye nawe usambana umunsi umwe akayigwara ubwo tutizirinze mu magambo menshi sida kuyandura ni iki sida kuyandura ntago sida nkuko wagenda mu imodoka ikakugonga genda saza ariko komye ko please ntago ushobora kwandura sida wakirishiwe ntabwo kwandura sida bari nk'umwaka ngo iki kuba imyaka tumaze mu busambanyi tutarayandura ntago sida tuyobewe kwitaba ubwo noneho bishatse kuvuga ngiriwe sida iriho ariko kwandura sida ni umwaka kandi turyamana n'abantu benshi banduye kandi nanone kandi tugakoreraho mbere yuko dukomeza ndagira ngo ubanze wibuke gukora subscribe ikoje ku busambanyi buragutunze buranunze butunze n'abandi none se ubundi ubarizwa ngiye mbarizwa muri clique z'abajama abajama mwana bitavuze ko abajama bandongora ngo hatazagira iki banzu nyumve tazagiye muswera wanyirange ko nabona ateye comment ngo ubwo oya zibaho barakurongora niyo bandongora ni icyanjye do nzakibaha ngo iki kuki se iki ubaye iki wowe ariko Jacques ubundi wagiye unyuzamo kanabima bime uzi ko umwana ushobora kukimuhata kikamutera ivutu n'ubundi nsigaye ngira ubugugu nsigaye nimana usigaye wimana nsigaye bereza uwo nshaka ko buriya ngo hari abakobwa batagize iki hari abakobwa bataryoshye mu gihugu ariko birazwi gaho ujya ku murongo uzi ko ari bukunyarire ngo ugasanga iki usanga ngo yarakakaye umva ngo yarumaganye urukumva uwo ngo rero nawe abafite ikigeragezo none se buriya wowe uri he muri abo sekondi isanzure ako rero nanjye reka ubwire ukuntu ngira ubugambo igo hari igihe nifata nkavuga ubugambo ariko buriya nk'ubwo hagize nk'umutipe yifata akavuga ati buriya narabishye ndamuzi kamubwiza ukuri dore turi muri Kigali sibyo kuva nagera ngiyewe muri iki gihugu nabaye muri Kigali sindaba mu ntara umuhungu uzihandagaza akajya hariya akamanika akavuga ngo ngiye ngo Brian ngo naramuriye ngo niki ngo byari bimeze gutya ukumva aransebeje bizaba byagenze gute basaba bamuntumyeho ngo wowe uri iki nge ndi mahwi tugenda wibeshyaho gahambirwa yagiye ntabwo naza gukatira abantu ngiye nta ibyanyeganye ndiyizi mwana ngo wowe ugize iki ndarenze ku rwego mpuzamahanga ku isi no muri Haiti no mu Bubiligi barabizi bose byaranditswe bazana no mu Bubiligi babishyire muri commentaire birazwi man birazwi biki ko ndyoshye niko nyamabondo ngo none reba iki none reba nk'Imana nsa nkayo
uravuga Imana mu ishusho yayo rinde wayikurikira se kubajya mureka imikino sha bwo Imana yasa nkanje abari Imana nyabaki andi makuru agezweho muri iki gitondo ni ayangaye. Aho tubana abazanye isi tusoko uragenda ese yagwaga ngo baranyara ukabura iki aburanu narambika gasaya yasubiremo gukana ngo iki ndaziranyara we. mbere ko dukomeza change yacu manze mwumva amakimbana ya Bushari na Jeskizo. Jeskizo kanyo umva mubwire manu usiye nakubwira mu cyubahiro cyawe nikuze nyoko wikuze mama none nanjye nikuze sogokuru wa nyoko gashino kanyo kuno nskwera na cyuma cyanyo kuno ntitskwera nawe gasubiremo gukana byamaye nka turashize noneho niko Bushanga iyonyi iyo mbuna yawe yabyibushye njye kuri nyokoro mukunda iyo mbuna yawe yabyibushye nyihage none se kibaye igipirizo Congress Jeskizo wa mukobwa waraisa mara muonye se Jeskizo Jewe nagayisharega Jeskizo fata gatebo gasikara ugiye guhanzura akavunja mu gashino kanyu gasubiremo gukana niko ubundi ko numva bavuga ibintu bya massage ya body to body bayikora gute massage rero ya body to body ukamusiga amavuta nawe ukisiga amavuta then ukamumasa ukoresheje amabere cyangwa ikibuno. What a wonderful day. Buretse kumenya ko please utambwira ko massage muyikora mwamba ubusa. Nese ubwo urumva bamukoresha amabere wambaye. None se ubundi iyo massage ikorerwa abahe? Ukuvuga ngo iyo massage ikorerwa abagabo cyangwa abasore. Bafite ibihe bibazo? Bafite ibibazo bikurikira. Harimo kurangiza vuba mu gihe ari gukora sex, harimo kuba yabishaka mu bitekerezo ariko sex ye ntibashe guhaguruka ngo ifate umurego. Cyangwa se nyine yanahaguruka ntibihagaze ntibiguye ikaba ari hagati na hagati. Naho kuba yaba ari kubomora byo. Cyangwa se yaba ari kubikora akaba yacika intege ikagwa tarangije. Kandi nawe numvise amakuru ngutanga ku muswagege bakawubomora. Yena gutanga sex ari ibintu byataye. Ariko kumenya ko please kubera iki gutanga sex atari ibintu byataye. Nubundi ntabwo ndi isugi. Icya kabiri kuba ntari isugi ntabwo kiri bushire. Rero ngiye ngomba gukora icyo nshoboye kugira ngo nibonere akazi. Yesu we indaya mbaya. Have nosia. Bitwaye iki? Ikintu nasaba abakunzi banjye nuko bajya bamfasha bakakora subscribe bakadorodaninga ibintu mba nashizeho. Akanyanga mu mutaranda kakuro. Wabyiza cyane. Crash. Limoni parankui. No.